Niba ushaka kugira ubuzima bwiza muri mwaka tugiye gutangira, ino video ye kugucika. Hari abantu usanga bavuga ngo njyewe nta mbaraga mfite, gusinzira byarananiye, murana umutwe, ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko bakirengagiza yuko hari ibintu bike dushobora gukurikiza tukagira ubuzima bwiza ndetse ukabasha gukora ibintu wifuza gukora nta nkomyi. Ese ni ibintu bitanu mvuga ibintu niyo mpano ya Noheli n'ubunani ngiye abantu bagiye kuri ino video bashobora kwifashisha bakabikurikiza, babikurikiza akabazi neza yuko azafite ubuzima butajegajega, ha ubuzima buri physical n'ubuzima bujyanye n'imitekerereze. Akenshi nge nkunda kuvuga yuko ubuzima bw'umubiri n'ubuzima bw'imitekerereze cyangwa ubuzima bw'umutwe ari ibintu tudakunze gutandukanya. Bishatse kuvuga yuko izi technique ushobora kwifashisha ku buzima ubwo ari bwo bwose, cyangwa se kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ha ubuzima buri physical cyangwa se ubuzima bujyanye n'imitekerereze. Nge nitwa Gamid psychologist, ngo ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se ubumenyi bujyanye n'imitekerereze, umenya muntu na psychology akora ubumenyi ugomba kwifashisha kugira ngo ugere ku ntego zare zose wifuza mu buzima, kuko psychology yifashishwa mu ngeri zigiye zitandukanye. Ikintu cya mbere nshaka duheraho, niba wifuza kugira ubuzima bwiza, ni ikintu kijyanye no kwita ku mirire cyangwa se ku buzima bwacu buri physical. Abantu benshi iyo agize nk'agahinda cyangwa se kumva atishimye cyangwa se akara adasinziye, agira ngo ntabwo ari ibintu bishobora kuba byanakemurwa ibintu dukorera umubiri. Buriya hari ibintu turya cyangwa se twinjiza mu mubiri ugasanga nibyo byateje ibyo bibazo byose tugira, cyangwa se ugasanga hari ibintu tutinjiza mu mubiri ugasanga nibyo biri kubigiramo uruhare. Ese ni kubera iki tutakwita ku mubiri wacu tukawuha vitamine ukeneye? Kabuzi neza yuko vitamine A, B, C, D ugakomeza zose uzibona. Ubumenyi bujyanye naho vitamine zituruka ntikizaho ko atari ngombwa ko tubisubiramo, kuko hafi buri wese ababizi. Imboga, imbuto, ibintu bikomoka ku nyamaswa, ukabuzi neza yuko ubona intungamubiri ubwonko bwawe bukeneye. Icyo ni ikintu cya mbere, kwita ku mubiri wacu biciye mu mirire, ariko nshaka nakongeraho biciye no mu myitozo ngororamubiri, kubera yuko imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu umubiri wacu waremewe gukora. Ntabwo kera abantu bakiremwa ntabwo bagendaga mu modoka, ntabwo birirwaga bicaye muri office, bagendaga bakora ibintu bigiye bitandukanye, bagendagenda imisozi, yirukanka arimo arakina. Iyo yose yabaga ari imyitozo ngororamubiri. Ariko ubu ngubu usanga umuntu amaze igihe kinini yicaye adakora siporo, ataramara n'isaha imwe arimo aragenda n'amaguru. Ibyo bintu nta ntekereza yuko tuba turimo turagira neza ubuzima bwacu, haba buri physical cyangwa se bujyanye n'imitekerereze. Umubiri wacu reka tuwiteho, turebe ko ataruze kubona impinduka zikomeye. Icyo ni icya mbere, kwita ku mubiri wacu. Ikintu cya kabiri ni ikintu kijyanye no kwita kuri environment cyangwa se ibintu bituzengurutse. Buriya abantu bakuzengurutse, ibintu bikuzengurutse, ahantu utuye, byose bishobora kugira uruhare ku buzima bwawe mu buryo abantu benshi badatekereza. Reka duhere ku bantu. Uruzi ko hari ubushakashatsi buvuga yuko iyo umuntu afite inshuti zirwaye indwara runaka, nawe aba afite amahirwe menshi yo kuba yayirwara. Urugero, niba ufite inshuti ugasanga, niyo tutavuga ku ndwara zandura ngo ni gripe n'iki, ugasanga wenda afite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, hari ubushakashatsi bugaragaza yuko hari amahirwe menshi ko uwo muntu nawe ashobora kuzarwara indwara y'umubyibuho ukabije, kubera yuko abantu tugera twanduzanya imico. Ibintu ndya nibyo n'inshuti zanjye zikunda kurya, abantu bakunda kureberanaho. Birumvikana bishobora gukora no muri opposite side, ugasanga yize imico yawe, ariko abantu benshi dukunze kwandura tujya mu bintu biryoshye cyangwa se ibintu byangiza umubiri wacu, kuko nibyo bikunze kuba biryoshye. Isukari nyinshi, amafanta, amakekes, ku buryo niba tuzengurutswe
n'abantu bakunda izo habits cyangwa se ingeso nk'izo ngizo, ibyo natwe tuba dufite amahirwe yo kwiga. Nta nubwo twavuga ibyo gusa, kuri environment twavuga ibintu byinshi. Hari ikintu kijyanye na social medias cyangwa se ibintu twinjiza mu ntekerezo zacu, ugasanga twirirwa turascrollinga, buriya biba birimo biragenda birinjira mu ntekerezo zacu. Ibyo ugenda winjiza mu ntekerezo zawe bigira uruhare runini mu kushapinga cyangwa se mu gukora uba ugomba kuba we. Niba nirirwa muri social medias, ese ni ibiki birimo birangiraho ingaruka, ni izihe ngaruka birimo birangiraho? Yes, ese ahantu mba cyangwa se ahantu ntuye ni ahantu nifuza kuba, nta cyane ahantu hashobora kuba hari hantera stress. Umuntu ushobora kuba ahantu cyangwa se ahantu akora ugasanga niho haturuka stress y'ubwoko bugiye butandukanye. So ni byiza kwita ku bintu bituzengurutse cyangwa se ahantu hatuzengurutse cyangwa se ibintu twizengurutsa nabyo cyangwa se surrounding, kubera yuko ishobora kugira uruhare rukomeye ku buzima bwacu cyangwa se ku mitekerereze yacu. Ikindi kintu cya gatatu, navuze ko ndibuze kuvuga ibintu bitanu. Ikindi kintu cya gatatu ni ikintu kijyanye no kubaka imitekerereze itajegajega cyangwa se ishikamye, a bulletproof mindset ngiraje kushira mu cyongereza. And kwa kundi wishira imitekerereze ivuga iti ibi bintu bigomba kuimprovinga cyangwa se hari ikintu runaka nkeneye guhindura. Nkaba nzi neza yuko ibintu bishoboka. Hari abantu usanga kimwe mu bibazo bagira ari mindset cyangwa se imitekerereze yiganjemo ibitekerezo bitari byiza, ugasanga aravuga ati ibintu byarananiye, ntabwo nabishobora, ntabwo ibi ngibi nge nabikora, kandi bishoboka yuko yabikora aramutse yumvishe ko yabishobora. Ni byiza yuko niba dushaka kugira ubuzima bwiza twihingamo imitekerereze idufasha gukura. Kavuga uti niba hari ikibazo ngwana nacyo, wenda nkunda kubabara cyane, ibi ni ibintu ushobora guhindura kumva yuko ari ikintu gishobora gukunda. Niba hari ingeso yananiye, wenda hari ikintu kimwe cyananiye kugindura byarananiye, ukumva yuko bishoboka, ukumva yuko bishoboka kuba wagikora cyangwa se bishoboka ko icyo kintu cyakunda uramutse ushize umuhati. Mindset ni ikintu ntibagirwa kuvuga, kubera yuko abantu benshi tuba dufite imitekerereze yiganjemo ibitekerezo bitadufasha, kandi biragoye kugera ku kintu gihambaye mu by'ukuri utabanje kwa addressinga iyo mitekerereze. Ikintu cya kane nzi neza yuko gishobora kudufasha niba dushaka kugira ubuzima bwiza, ni ikintu kijyanye n'imibanire cyangwa se social life. Buriya umuntu utagira inshuti, utafite abantu bamukunda cyangwa se udafite abantu akunda, ashobora kugira amarangamutima atari meza kenshi. Ugasanga ubuzima bwe bundi nta kibazo, ari ugasanga ntabwo yishimye mu buzima. Ushashatse kugaragaza yuko abantu bafite connections ziri social cyangwa se imibanire yimbitse n'abantu runaka, baba bafite amahirwe yo kuramba ugeranyije n'abandi bantu batafite imibanire yimbitse. Urumva yuko uburyo tubana n'abandi cyangwa se inshuti dufite cyangwa se abantu dukunda dufite bishobora kugira uruhare ku buzima bwacu buri fiziko, bikaturinda indwara ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu nashikariza buri muntu wese kugira inshuti cyangwa se kugira abantu, umuryango, iyo connection, abantu mufashanya, abantu ujya urabwira ibibazo uzi neza yuko bataruze kujudginga, nubwo nzi ko ari abantu bishobora kugora bitewe nuko ateye cyangwa se n'amateka, ariko na challenge umuntu wari wese yo kugerageza kubaka umubano cyangwa social connections n'abantu yumva yuko akunze cyangwa se bamukunda, kugira ngo azabashe kugira ubuzima bwiza muno mwaka utangiye. Ikintu cya nyuma nshobora kuvuga ni ikintu kijyanye na hard work cyangwa se gukora ku buryo uno mwaka tuzakora cyane, kubera yuko buriya kimwe mu bintu nabonye byongera ibyago byo kurwara indwara zo mu mutwe n'urugero nuko umuntu azi neza yuko ari mu bukene, nta n'ikintu afite cyo gukora. Niyo mpamvu gini buriya gukora cyane, kugerageza kuva mu bukene, kugerageza
kuva mu bibazo by'ubuzima ugakora uko ushoboye, ni kimwe mu bintu bishobora kukurinda kuba warwara indwara zijyanye n'ubuzima bw'umutwe, cyangwa se niba ziriya byose n'ibitaba ari indwara, kubera yuko ubukene, kubaho nabi, kujya kwa muganga ukabura amafaranga yo kwishyura, ntekereza yuko bitugiraho ingaruka mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'imitekerereze, ku buryo numva neza yuko ari byiza cyane cyane abantu nkatwe tukiri batoya kuba tuzi neza yuko mu buzima bwacu bwa buri munsi turimo turakora cyane kugira ngo turenge ibibazo. Nkunda kuvuga yuko nta muti wa depression wasumba kuba wakura umuntu mu bukene, kandi biragoye kuba wavana umuntu ubukene, ni umuntu ubyikorera. So muno mwaka ese ni gute twabasha gukora cyane? Kubera ko nanone iyo umuntu arimo arakora cyane, arimo araharanira intego runaka, bimugabanyiriza ibibazo yari kugira yagira bwa bukene, kubera yuko abazi neza yuko afite icyizere yuko arimo arabivamo. Niba urimo urakora ikiyede cyangwa se urimo urakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, azirongazi yuko hari intego urimo uraharanira, ibyo birakurinda, bituma wumva yuko hari ikintu uzageraho, ubukene atari ikintu kigomba kukuvaho, kigomba kugumaho, ko ahubwo uri hafi kubuvamo. Yego, so gukora cyane, ukaba uzi neza ko ufite intego urimo uraharanira, ukaba uzi neza yuko ukora iyo bwabaga cyangwa se ukoresha imbaraga zawe zose, mbyita yuko ari umuti ku bibazo bigiye bitandukanye. Hari ubwo umuntu ashobora kuba afite ubuzima cyangwa se ibibazo bigiye bitandukanye bitamwemera kuba yakora cyane, ariko ni byiza yuko mu bushobozi bwawe ufite niyo bwaba ari bukeya, wumva yuko ntacyo utakoze. Niyo ufite indwara ikomeye ku rugero rungana gute, ukaba uzi neza yuko ubushobozi ufite ntacyo utakoze. Hari story numvishe y'umuntu urwaye indwara, hari indwara zisigaye zarateza autoimmune, kwa kundi umubiri, abasirikare b'umubiri usanga bari guteza ibibazo mu mubiri, ugasanga kugira ngo barwanye indwara ahubwo bari kurwanya ibice by'umubiri runaka. So yari afite indwara nk'iyo ngiyo, ugasanga amagufa ye arimo arasaza kandi akifite imyaka 20, kubera yuko iyo autoimmune abasirikare nyine barimo barataka ingingo z'umubiri zidafite ikibazo. Kuvuga ngo yari indwara mu by'ukuri yari ikomeye, ariko yari afite papa we nawe wari umuspsychologist, anamubwira ati uzakore ku buryo indwara itazaba urwitwazo rutuma utagera ku ntego ushaka kugeraho. Iyo message yankuzeho cyane, kubera yuko hari ubwo ushobora kuba ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ukora ku buryo ugerageza kubirwanya, ugerageza kuba umurwanyi ku buryo mu bushobozi buke ufite ureba ikintu wageraho ukaba wakigeraho, ntagire ikintu gishobora kuba urwitwazo rwatuma ugera ku ntego iyo ari yose. Maybe ushobora kuvuga uti intego nibuze kuzigira ntoya, ariko ntagire ikintu gituma utagera ku kintu ushaka kugeraho. Yego, so hard work cyangwa se gukora cyane, gukoresha imbaraga zawe zose, ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza, kubera yuko biguha icyizere, biguha hope, kandi bigatuma ukomeza kujya mbere. Njye nitwa Gamini Psychologist, murakoze cyane.